Yes, mugubwe neza kandi cyane. Uyu ni Emile Mwami Trainer Speaker Mentor. I love you all. Nongera kwibutsa ko iyi ni Wise Dream Pro, aho tuvuga ibintu bitatu: n'ubuzima, ishoramari ndetse na network marketing. Ahangaha turacyari ku buzima, aho tugiye kuvuga kuri product yitwa Bonitron. Ariko mbere yo kuyivugaho nagira ngo kuri ngo nyawe niba utarakora subscribe, gerageza ukore subscribe kugira ngo ubone amakuru ku gihe y'ibyo dukora. Amakuru y'ubuzima ni meza cyane, kuko ufite ubuzima nakubwiye ngo iyo ufite ubuzima nta kintu kidashoboka kuba cyagerwaho. Rero niba mutwe tubyibondaho cyane, numara gukora subscribe, ujye ukora like, ukore comment, ukore share ku nshuti zawe n'abavandimwe. Kuko noneho buryo usharinze umuvandimwe mu kintu cy'ubuzima, burya umuhaye impano idasanzwe. Burya ikintu kidasanzwe kuri twe ku kiremwa muntu ni impano y'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuganira kuki? Tugiye kuganira kuri product nziza cyane yitwa Bonitron. Nkuko uri kubyumva neza, Bonitron biza kugaruka ku kijyanye n'uko ari ikintu cyitwa amagufa. Gerageza iyo ukoresha Bonitron cyangwa se umaze kumigira amakuru kuri Bonitron, uba ubashije kuba wafasha inyama cyangwa se ziriya ligama ziba hagati y'amagufa, ugafasha uruhu rwawe ndetse ugafasha n'amagufa yawe. Mvuga ngo iyo wamenye neza amakuru kuri Bonitron, byarangiza ukanayikoresha, ugufashije amagufa yawe ndetse na ligama ziba hagati y'amagufa ndetse n'uruhu yewe n'imikaya yawe. Nuvuga ngo Bonitron hatize ese Bonitron ni iki? Bonitron nuvuga ngo ikintu ikungahaye cyangwa se uburyo ikozemo, nuvuga ngo ikungahaye n'ikintu cyitwa collagen, peptide collagen. Peptide collagen ni ikinyabutabire gikomoka mu mafi akomoka ahantu hakonje cyane, mu nyanja zikonje cyane. Iyi rero uyu munsi turayifite, niyo ngira ngo mbabwire, ikaba ikozwe ku buryo bwa technology bugezweho bwa Simuse. Ikaba product nziza cyane mu by'ukuri wakoresha ubuzima bukagenda neza cyane, niba ugira ngo mu by'ukuri ugire ubuzima bwiza. Iyi Bonitron ariko iri mu gikarito, ariko mo imbere harimo igikombe mo imbere, ariko gifitemo n'ikiyiko. Iyi Bonitron ikaba izwiho kuba yafasha uruhu. Icyo ni ikintu cyambara ngo iyo wayimenye uwamaze kumenya ngo wayimenye ukanikoresha uri gufasha ubuzima bw'uruhu rwawe. Icya kabiri, imikaya. Icya gatatu, ni amagufa nko twabivuze, ndetse no hagati y'amagufa ziriya nyama zibamo. Yego, bivuga ngo ni product nziza cyane mu by'ukuri ishobora kuba yafasha ubuzima bwawe kugira ngo ukaba bwabasha kuba bwagenda neza. Wenda ntajya mu byo yafasha, ntaravuga akamaro kayo in general. Uza kunyemerera mbaze mubwire ko ni product yamaze kwemerwa n'ibigo byinshi bigiye bitandukanye mpuzamahanga. Iyo urebye neza hano hasi hariho ibigo byamaze kuyemera. Bivuga ngo abayisilamu cyane cyane Harare nk'abamizirimo cyangwa se mu bihugu by'Abarabu, ino protein ko bayikoresha. Bivuga ngo ni good, ifite good manufacture, ifite ibyangwa byemera ko yacuzwe hirya no ku isi. Ni product nziza mu cyuma nabwira ngo nyabona uyegere, ndetse unagiye naho dukora tuje ko twayigusobanura twibyiza bya, ariko bimwe byiza byayo nibyo mukagiye kuba nagira gute nakwibandaho ahangaha. Bonitron ikozwe na ingredient eshatu z'ingenzi cyane. Icya mbere ni collagen peptide. Collagen peptide ikomoka mu mafi, ni nayo ituma iba stem cell, iza kuza kwa affectinga nka stem cell. Nuza kuri ubushakashatsi nza kuri stem cell, uzasanga stem cell akenshi ishobora kuba yakomoka ku binyabuzima. Sometime wenda mu kigo dukorana na Kimusi Biotech Global gifite product ikozwe muri stem cell, ariko iyo bita perfect stem cell iva kuri plant stem cell, ariko kaza kuzamo na peptide collagen ikomoka ku mafi. Rero hano ifite n'ikintu cyitwa peptide collagen ikomoka ku mafi iri concentré nyinshi cyane kuri izi zose, ari gituma iba nziza cyane ku magufa, ari gituma iba nziza cyane ku mikaya, ari gituma iba nziza cyane ku kintu bita cartilage, izino nyama ziba hagati y'aho amagufa ahurira. Kuko bano bantu ugira gutyo ukumva umuntu arataka ikibazo cy'umugongo, akenshi muzakunda kubisanga cyane nko ku badamu bakunda kubyara. Abadamu bakunda kugira ibibazo by'umugongo, bivuga ngo ugahora ugira gute umurya. Abagabo cyangwa se n'abantu bakunda kwicara mu ofisi cyane bakunda kutaka ibyo bibazo, kubera ko zimwe twicara usanga kenshi hari ubwo zituremaza, ugasanga zangirije amadiske y'umugongo wacu. Rero wango ikiba cyangiritse ni iki akenshi? Ikiba cyangiritse ni hagati y'iki y'amagufa, amacartilage bagize gute abigiremo ibibazo runaka. Bano bantu cyangwa ugasanga umuntu yicaye, ugasanga afite ikofi ku kibuno, ugasanga yicaye uruhenge uburyo ki aticaye neza, atari comfortable, burya buro wangiza umugongo wawe. Biba byiza kubyitaho cyane kugira ngo utazisanga muri ibyo bibazo. Rero kubera iyo bita
Gen Peptide ibasha kuba yakemura ibibazo byose dusanga ashobora kuba byafata hagati y'iki y'amagufa. Hari amagufa ahura muri joints, hari amagufa ahurira buri usanga kenshi nimba uribwa amavi, nimba uribwa umugongo, nimba uribwa amagufa runaka ugasanga mu rutugu mba hora kurya. Nubanga ikibazo kiba kiri ahantu amagufa usanga kenshi na kenshi agenda ahurira. Hanyuma ikozwe n'ikintu bita soya powder, uvuga ngo ibyo byose bitwarwa cyangwa se bigendera mu ifu ya soya. Ikindi kintu kibamo hamwe ikintu bita soya peptide. Soya peptide akenshi na kenshi zikoze ubushakashatsi kare ibyo zimaze mu mubiri usanga ari nziza cyane, kiribwa kiza cyane kuba cyangwa se ibintu byo consuming ari ibintu nziza cyane kuba wazikoresha mu bijyanye na digestion no kugira intungamubiri ziri hejuru cyane. Niba no product ni powerful cyane ku buzima bwawe n'umara kugira ngo numara n'uyikoresha ni nziza cyane. Nkubwira ko ni produit mu by'ukuri iri efficace, ikora iyo wayikoresheje ubuzima bwawe bwiza cyane. Ino product ni bande bantu bayikeneye cyane none. Reka twere twirebera abantu twarita tuvuga ngo urayikeneye cyane nuko twese turayikeneye. Nkubwira ko burya biba byiza ko nimba tuvuze ibibazo ino product ikemura, biraza kuba byiza ko uyikoresha mbere y'uko icyo kibazo kiba. Burya ukoresha mbere y'uko ikibazo kiba ukirinze, kandi burya ngo burya kwirinda bihendutse cyane kurenza kugira tugute kwivura. Nongera nkubwira ngo nimba wenda wararwaye ufite ikibazo runaka ushaka kwivura, kimaze iminsi wivuza cyangwa se ushakira icyagikemura, uko byagenda kose ntuzumve ko kizakemuka cyamaze kuza mu buryo bworoshye, ko uburyo cyafashe mu buryo bugize gute nabwo butoroshye. Nubanga umuntu warwaye kubyo dufite hano gira kubwira ngo burya amaze kurwara biraguhenda nyine ubyemere nyine ko amaze kurwara. Ariko umuntu utararwara iyo amaze kumenya ibintu dufite bigufasha cyane kugira gute gutuma utazahirwa ahubwo uzo uzajye kuzabutabara mbere y'igihe. So rero munyemerere mvuge ku bantu mu by'ukuri bakeneye kutwegera byihuse cyane. Umuntu wa mbere ni umuntu abantu bakora siporo n'abantu bazikoze. Niba uzi ko ukora siporo, niba uzi ko wakoze siporo, uyu munsi ngiye kubwiza ukuri ngo gerageza umenye ko Bonitron urayikeneye. Kubera ko umuntu ayikeneye nuko yakora mu by'ukuri iyo uri gukora siporo akenshi na kenshi ahantu amagufa ahurira niyagira gute niyakora ibikorwa cyane uburimo. Nimba uri umuntu uterura amagufa ahantu ahurira burya akoresha imbaraga nyinshi cyane. Mvuga ngo uriya muntu zira cartilage gisiwe zigira gute zigabanya capacity, zigabanya imikorere, zigabanuka ndetse zinashira, ushaka nabango zinashira kugira ngo mu by'ukuri waje kuba wazitabara, waje kuba wazifasha koresha Bonitron. Abo ni abantu ba mbere ukora siporo, wakoze siporo. Aba kabiri ni abantu bakora mu office bahora bicaye, kora muri banke, yego kora mu office yose, kora mu ibintu byo byose ukoramo, ariko wasanga igihe kinini cyawe ukimara wicaye nk'uko wicaye ugasanga urahera mu gitondo saa 2 kugeza saa 6 kwa ukajya kuri lunch kujya kwicara andi masaha 3 umenye ngo byanze kunze ikibazo cy'umugongo ugira gute uzahura nacyo, uzaribwa umugongo, uzaribwa uruti rw'umugongo. Uwo muntu akeneye product yitwa Bonitron. Haswa gusa abantu bakora ingendo ingendo ariko bakagenda kuko abantu bakora ingendo kenshi waba umuntu utwaye imodoka gutwawe uko byagenda kose ugira gute ugiye umara igihe kinini ugira gute wicaye. Wabukora urugendo rw'indege, wako urugendo z'imodoka ariko ndende, nabwira ngo nyabona ukeneye no product ya Bonitron. Hanyuma abantu bakeneye Bonitron n'abantu bari bw'umugongo. Wowe wamaze kumenya kuri bw'umugongo, umaze kumva ko uruti rw'umugongo rurakurya, ufite ibibazo byo mu mavi, ufite ikibazo cy'amagufa in general, iyi product ya Bonitron nakubwiza ukuri ugize gute urayikeneye. Abantu bakeneye iyi product ya Bonitron n'abantu bafite bageze mu zabukuru. Wowe ugeze mu zabukuru, abenshi bavuga ngo arwaye za rubagimpande, abenshi bavuga ngo amavi ngo biraturagurika, abenshi bavuga ngo amavi akora, amagufa akora naho. Aho muntu akeneye product yacu ya Bonitron akayikoresha kuko iramufasha cyane, kuko ni imwe muri product yakorewe ahantu ibasha kwinjira cyane, kwihuta cyane mo ukimara kuyikoresha ni mu ngingo ni kubaje kugira ngo tugende cyane ibibazo bifata abantu muri za joints. Yego. Hanyuma abadamu batwite kubera iki bayikeneye, kubwa barayikeneye. Ikindi impamvu bakeneye uko no mu gihe cyo kubyara bizi ko akenshi babazwa umugongo, kubera ko bazazira uruti rw'umugongo akenshi ndetse n'akabasanga bituma gukomera umugongo bitinda. Nuko shino product uzana kugira ngo mu by'ukuri uve muri iyo challenge cyangwa uve mu gihe cyose cyo kuzakomera umugongo wawe bitinza, ahubwo ikagufasha umugongo. Icya kabiri ni nziza cyane ku bana, ariko abadamu batwite tubabwira ko bagomba gukoresha quantity nkeya, kubera ko ino product ibamo intungamubiri zikomeye cyane ku bana. Iyo yayikoresheje umwana yayikoresheje bigenda bite?
arakubango ashobora gukura cyane none mu gihe cyo kumubyara ugasanga birakugoye mudamu. Niyo mpamvu tukubwira ngo we mudamu twita byo koresha product ya Bonitron ugomba kugeza ukoresha quantity nkeya. Wenda ndaza kuvuga uburyo kwikoresha wenda nyuma harimo uburyo ki quantity ku bantu hagati ya miligarame 5 n'icumi ko tutaza kubivuga, ariko mudamu utwite uyikoresha kuri quantity nkeya yakora ko ushobora kuba watwita umwana none wamutwita akabagira gute akaba yaza bene byazagorana kugira gute kuba yavuga ko yakuze bibiyone. Hanyuma abandi bantu bikeneye n'abana bato. Abana bato kubera ko ni nziza cyane products. Nshuti muvandimwe wanjye mudamu muryango ufite umuryango ufite abana bato umwana uzi kurya kuva ku mwana uzi kurya kano ga product uramutse ugafite mu rugo kwashobora umwana wawe ndakubwiza ukuri akura neza. Niba uzi ikigero nido ishobora kuba yafasha umwana wawe ndagira ngo ukuri ngo ino Bonitron ifitemo byinshi cyane birenze ibyo muri nido, ariko nikaba n'umuti umufasha kugira gute umufasha ku buryo buri ku rwego ruri hejuru, ku buryo akuza amagufa neza cyane, ugasanga umwana akuze neza, ugasanga byabazo by'amagufa abana bakunda kugira ntabwo bagize n'imikuru ugasanga iba myiza. Afite ibibazo bya disque, afite ibibazo by'umugongo, bafite ibibazo bya disque, usanga afite ibibazo bya disque byamaze kuza nyabona ino produit yikoreshe. Hanyuma afite ibibazo by'uruhu, uruhu ruragenda rukanyarara ibintu bigiye bitandukanye bitameze neza, utazi uburyo byaje kurisha Bonitron izagufasha kandi neza cyane ku rwego rwiza ko imikino bita peptide collagen nziza cyane ifasha uruhu rwawe rukaba rwiza cyane, ugafasha imikaya ikaba myiza cyane, ifasha imikaya nziza cyane ku bibazo bya kanseri. Nigeze kwivuga twabivuze cyane mu kiganiro cyatambutse ino product nziza cyane ku kibazo cya kanseri. Gute niba ufite ikibazo cya kanseri cyangwa se umuntu ufite ikibazo cya kanseri, ino product ya Bonitron irimo peptide collagen yifitemo ubushobozi bwo kuba yahagarika kanseri gukomeza kugira ngo gukwirakwira mu mubiri. Ufashe urupapuro warangiza ukagira gute warangiza ukarutwika, wagera hano hejuru ukagira gute ukaruzimya. Nuko ni nako ino produit ya Bonitron ikora. Iyo igeze mu mubiri cyo bita collagen igeze mu mubiri igasagamo kanseri ibasha kugira ngo ibasha gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibashe kuyihagarika agigeze. Ariko ntabwo mvuze ndirayivura, ahubwo ubu uzashaka ikikira gute kizayikuramo. Ariko iyi product muri laboratory muri Kenya bamaze guprovinga neza zabagaragaza neza ko iyi produit ari muri produit ishobora kuba zahagarika kanseri iri gukwirakwira mu mubiri. Ni ngombwa rero kuyikoresha uwo muntu rero twawaye murangira akagira gute akayikoresha bitewe n'iki n'aka kantu ka peptide collagen kagize gute karimo. Ngibyo rero reka no tuvuge no ino product uramutse uyibonye ni gute wayikoresha kugira ngo ibashe kuba yagufasha ubuzima bwawe bwiza cyane. Nubango mu gikombe imbere mo hano inside of this box harimo igikombe ndakereka ngivuga gatoya. Nubango igikombe kirimo muri Bonitron cyangwa kirimo product ya Bonitron ni igikombe kidasanzwe, ni igikombe cyihariye, ni igikombe utemere fata ino product ya Bonitron irimo inside ngo uyikuremo ushyire ku bundi. Rero ushobora ukire muri decanter cyangwa ushyire mu kindi mu kandi gakombe, kubera ko ino produit yakozwe ku igikombe cyakorewe kujyamo iyo product ya Bonitron gusa. None ufashe Bonitron ukayikuramo ukayishyira mu kindi gikombe ntabwo ikiri Bonitron, bamaze kuba ikindi kintu. Ubwo ntabwo ukinywa ntabwo uki gukoresha Bonitron. Muri iyi box harimo ikiyiko cyagenewe gukoreshwa ukoresha iyi Bonitron. Icyo kiyiko kirimo uduce tubiri, harimo agace gatoya ka mililitiro ka miligarama 5, harimo n'agace gatoya ka miligarama 10. Nubango ushobora guhitamo gukoresha miligarama 5 cyangwa guhitamo gukoresha miligarama 10 biterwa no kugize gute n'ikibazo ufite. Niba ushaka kwirinda, niba umudamu twite, niba ari umwana koresha miligarama 10 ku munsi, miligarama 5 ku munsi zo ziba zihagije. Miligarama 5 then ukayishyira, ushobora kuyishyira mu binyobwa bikonje, ushobora kuyishyira mu binyobwa bishyushye ariko bitari inzoga. Ibikonje si inzoga, hanyuma mu bishyushye byo nk'ibyo ukoresha mu gitondo unywa wenda muri breakfast kuyishyiramo that's fine. Yaba inshyushyu, igikoma, icyayi, makaro simbisi, aho ushobora gushyiramo cyangwa ugashyira mu mazi then ukayanywa. Cyangwa se bitaba ibyo ushobora kuyishyira munsi y'ururimi. It is a bilingual product. Nabwo product zacu ni simusere. Kimwe mu gituma numva muri kumva ntego ishema cyane no kubabwira ibyo dufite uyu munsi muri Biotech Global International nuko dufite product zidasanzwe. Ntabwo dufite product z'ibinini, dufite product z'ikiza amapuderi. Uyu munsi zikenewe cyane ku isoko mpuzamahanga. Kubera iki? Kubera ko buriya produit ifu kwishyira mu mazi ukamata ibintu bisanzwe. Rero dufite product zigize gute zizacyane zidasanzwe ngo iyi puderi ushyira mu mazi ukagira gute ukinywera nko kunywa amazi, nko kunywa igikoma, nko kunywa icyayi.
ngibyo rero iyi ni Wise Dream Pro. Kora subscribe, ukoresha ya ukora like kugira ngo inshuti zawe n'abavandimwe bamenye ibyo dufite ko mu by'ukuri cyo kituza cyangwa igihari nta kindi. Tushaka gufasha isi yose ko ushobora gusanga uri mu Rwanda, ushobora gusanga uri mu Burundi, kumva ikinyarwanda, ushobora gusanga uri muri aho uri hose, kubwira ngo mu by'ukuri ibyo dufite hano urabikeneye. Amakuru dufite muri hano kuri Wise Dream Pro urayakeneye, ariko nubwo yakeneye ari umuntu ugize gute yakeneye, gerageza ugire gute umusangiza aya makuru. Nimero wadusagaho ni 0789830900. Ushobora gusanga muri Chic, hano tukagufasha tukagwa n'inama zigiye zitandukanye. Kwibutsa ko iyo uje ntabwo twita dutera tugoreze gwakira, ahubwo biba byiza ko byo twamaze gusuzuma ikintu bita wellness. Please, wellness mbere wamaze kumenya neza uburyo umubiri wawe umeze uteye, tukamenya ikibazo ikigitera icyo ari cyo, kukivura cyangwa se kugikemura biroroha cyane kurenza kutagwakira product yacu ya Bonitrol igenda ikoresha ko tutamaze kumenya neza se koko niyo ubura kugira ngo twasanga ufite ikibazo cya osteoporosis cyangwa ikibazo cy'amagufa ariko utagize gute atari kwabuze Bonitrol, wundi warabuze ikindi kintu mu byo dufite, ariko turagufasha kandi neza cyane. Uramutse udahaye kandi nanone uri kure hirya ngiyo nayo turagufasha, kuko ahantu hose hirya no kwisi twafite abantu baduhagarariye, kandi naho tudashobora kuba kwa umuntu uhagarariye dufite ubushobozi n'ubasha kuba twagira ngo twakugezaho ibyo dufite kandi neza cyane. I love you so much. Kugira ngo 2 or 3 agree to working together, nothing will be impossible. See you. Happy day.